hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima. Akanyabugabo, kwigirira icyizere, kwiremamo imbaraga, guterwa imbaraga n'ibindi bijyana n'ibyo bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba guhora twiyuhagira buri munsi rero kugira ngo tutanuka. N'ijambo ryahindura ubuzima ni buri munsi. Iyo uhagaritse kuryumva utangira kunuka. Ubutumwa bwiza ni buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Uyu munsi rero kubera ko tuvuga ku bantu batwegereye cyane, ba bandi ba hano iwacu, hari umugabo mwakunze pe, tumaze kumukoraho ibice bigera kuri 6. Ubwo birumvikana uyu munsi ni cya 7. Nawe ni umuhanga, yandika buri munsi, niyo mpamvu ibintu bye bihora bigaruka rwose. Abenshi rero baramuzi, ni uwitwa Nkomezi Rumenera wa Sebasonera. Nkomezi Rumenera abantu bamukundira rya jambo yigeze kuvuga ngo umusore utwara imodoka ya se ntakwiriye ijambo mu nama y'abanyonzi batwara amagare yabo. Iryo jambo ni ry'abantu benshi bamwibukiraho rwose. Nkomezi Rumenera ni inzu y'ibitabo rwose. Hari n'irindi jambo yigeze kuvuga ngo iyo uri umunebwe ntugire ikintu ukora, uba uri kurema batayo y'abasirikare bazagutera mu minsi iri imbere. Hanyuma iri gukora cyane, uba uri kurema batayo y'abasirikare bazakurwanirira mu minsi iri imbere. Ese wowe uri kurema abasirikare bazagutera cyangwa uri kurema abasirikare bazakurwanirira? Nkomezi ararenze. Ni umuvugabutumwa, ni umujyanama, umufashamyumvire, ni umuhanzi, ni umwanditsi, ni umucurabwenge, ni n'umukristo. Ni umwana wa 4 mu bana 9 ba Sebasonera. Rumenera wa Rugaba, wa Nyamukabakaba, wa Rugira, wa Sunzu, wa Rugabire, wa Rugorora. Ni umugabo wabyaye abana 4, abakobwa 2 na basaza babo. Yavutse ku itariki 14 z'ukwa 4 mwaka w'1978. Avukira muri Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Ijambo. Ni umukongomani mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko ngo atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi rero bakunze amagambo yahindura ubuzima yavuze. Twabagejejeho ibice byabanje bigera kuri 6. Kubera urukundo rero abantu bakomeje kwerekana ko bamukunze, twahisemo ko tuzakomeza gukora ibice bitandukanye bijyanye n'amagambo yahindura ubuzima agiye avuga, cyane ko nawe yandika kenshi, yandika buri munsi. Ni umuhanga, ni inzu y'ibitabo, buri munsi asohora ibintu bishya, ubutumwa bushya. Niyo mpamvu uyu munsi ugiye kurebera hamwe igice cya 7 cy'amagambo ahindura ubuzima yagiye avugwa n'uyu mugabo. Ushaka kureba byinshi birambuye bijyanye n'ubutumwa bwe, wajya kuri YouTube channel ye yise Effective Family. Abantu bifuza gukurikirana ubujyanama bwe mu buryo buhoraho, mwajya kuri iyo channel rwose mukamushyigikira, mukajya mukurikirana ubujyanama atanga. Mu bihe bishize yanatangije ministeri yita cyane ku bashakanye cyangwa se ku miryango muri rusange, nibyo yise Relationship Ministry, aho atanga ubujyanama ku miryango mu rwego rwo gukomeza kurema umuryango unezerewe. Umusanzu we rero ni ntagereranywa, nkunda kubivuga rwose. Indabyo ze tuzimuhe akiri hagihumeka umwuka w'abazima. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo sintinya urupfu, ahubwo ntinya kwibagirwa impamvu yo kubaho kwanjye. Aranavuga ngo buri muntu wese ashobora gukora ibiruta ibyazi ko ashoboye, ariko igitangaje nuko abantu benshi bakora ibingana n'ibyo batekereza ko bashoboye. Kandi buryo kubyizera niko bikugendekera. Kuba utabikora cyangwa se wumva ko utabikora ntibivuze ko utabizi cyangwa utabishobora. Kuba wumva ko utabikora ntibivuze ko utabizi cyangwa utabishobora, ahubwo kutabikora bituma utabimenya. Nushaka kumenya ko ikintu runaka wagishobora cyangwa utagishobora mu gihe utakigerageje. Niba hari ibyo abantu bazi kuzi gukora ariko mu by'ukuri ukaba utabizi,
icyo usabwa no gushakisha uko ubimenya abantu bataramenya ko ntabyo uzi. Iryo ni ijambo rya Nkomezi. Uyu mugabo aravuze ngo Imana ijya kukurema yabanje kukuremera ikizakuremera. Nutamenya icyo waremewe rero uziremera ikikuremerera. Ikinezeza Imana ni ugukora icyo Imana yakuremeye, kuruta kwitwa kuri gukora ibintu runaka nubwo waba ubyita byiza. Muzarebe amadini adutoza gukora imirimo myiza kugira ngo Imana inezerwe, ariko Imana burya kuri Nkomezi arakubwira ngo ntabwo yita ku mirimo myiza iyo mirimo itari micyo yakuremeye gukora. Nubwo wakora ikintu ukita ko ari cyiza, ariko kitari mu by'Imana yakuremeye gukora, kitari mu muhamagaro wawe, Nkomezi arakubwira ngo icyo kintu ukoze ntabwo kinezeza Imana. N'ikimenyimenyi nawe uragikora ukumva ntabwo gihamanya n'umutima nama wawe neza. Twibwe rero gushakisha umuhamagaro wacu kubera ko niwo unezeza Imana. Ntacyo twakora ngo kinezeze Imana tudakoze icyo yaturemeye kinezeza. Ikinezeza Imana rero ni icyo ngicyo nyine kiri mu muhamagaro wawe. Uyu mugabo yaravuze ngo nutabaza impamvu ugiye gushaka bizarangira wibajije impamvu washatse. Mbere yo gushaka rero uzabanze wibaza ibibazo bine. Kubera iki ngiye gushaka? Ese ngiye gushaka nde? Nzashaka ryari? Ese bizagenda gute? Ibyo bibazo ngo bine numara kubisesengura uzashake nakubwira iki? Bigenda kumera nka byandi by'aba mu filozofe ngo mbere yo gushaka umugore cyangwa se gushaka umugabo banza ukaraga ubwonko bwawe inshuro 1000. Numara gukaraga ubwonko inshuro 1000 umaze kubisesengura neza, ubwonko bwawe buzagwaho uzamushyire mu rugo. Ariko numara kumushyira mu rugo ntuzigere utandukana nawe kabone nubwo wahuriramo n'ibibazo 1000. Ntuzigere uhindura icyemezo kabone nubwo wahuriramo n'ibibazo 1000 kubera ko wabanje gukaraga ubwonko inshuro 1000. Nkomezi yavuze ijambo rikomeye ngo ibintu byinshi umusaza akora biba bishaje ukuyemo ibintu bibiri: kubyara umwana no gutanga inama. Umwana ubyaye n'umusaza n'ubundi aba ari uruhinja, avuka ari umwana ntabwo aba ashaje. N'inama z'umusaza ngo ziba ari igisore, inama z'umusaza ziba ari umusore. Yavuze ijambo ryo gutebya ariko ririmo ukuri k'ubuzima ngo hari umugani ukwiye guhinduka. Biriya bavuga ngo wirukana umugore uguguna igufwa ukaza n'urimira bunguri. Ubu ngubu ngo abagabo nibo birukanwa cyane. Bazavuga ngo wirukana umugabo uri guguna ukaza n'urimira bunguri, cyangwa se wirukana umufasha uri guguna ukaza n'urimira bunguri. Yavuze irindi jambo rikomeye ngo intego y'ivugabutumwa ni ukumenyekanisha, ntabwo ari ukumenyekana. Igitangaje abavugabutumwa b'iyi minsi bita ku kumenyekana bakibagirwa ku kumenyekanisha ubutumwa. Yigeze no kuvuga ngo kugera ku ntego nyinshi wihaye, iyo bitarimo intego n'imwe y'Imana mu kubaho kwawe ni uguhusha intego. Numenya intego y'Imana ku buzima bwawe bizakorohera gushyiraho intego z'ubuzima bwawe. Aranavuga ngo abahari bose si bazima ariko abazima bose barahari. Ni nka bya bindi by'uko indirimbo yo mu mutima ni wo mutima w'indirimbo, ubuzima bwo mu mutwe ni wo mutwe w'ubuzima, ubuzima bwo mu ibanga ni ryo banga ry'ubuzima. Ibyo dukora hanze mu bantu akenshi tubikora uko dushaka ko abantu batubona, ariko ibyo ukorera mu ibanga wenyine mu cyumba iwawe wikingiranye, uriya ni wowe wa nyawe. Niba ushaka kumenya wowe wa nyawe uzarebe ibintu ukora nta muntu n'umwe uri kukureba, uriya ni wowe wa nyawe. Ubuzima bwo mu ibanga rero ni ryo banga ry'ubuzima. Uwo uri wowe wa nyawe ni biriya wikora wenyine abantu batakubona. Buriya buzima bw'ibanga niho uvoma imbaraga nyinshi ukoresha mu buzima bwa buri munsi. Nimba rero ubuzima bw'uwaguhaye ubuzima buza mu buzima bwawe uri muzima, Nkomezi arakubwira ngo icyo gihe na bwa buzima bw'ibanga buba burimo uwaguhaye ubuzima, buba burimo Imana.
yaravuze ngo imiterere myiza n'imitekerereze myiza nibyo birema imiterere y'umwana. Yigeze no kuvuga ngo kutita ku bana bawe uko bikwiriye biguhindura se w'imfubyi zifite se. Aranavuga ngo ibanga n'ifaranga bisangiye imvugo yitwa ngo nzigama none nzakuzigama ejo. Iyo uzigamye ifaranga none rikuzigama ejo, n'ibanga nuko iyo urizigamye none rikuzigama ejo, mu gihe ibanga iyo warimenye rigushyira ku karubanda warizigama naryo rikakuzigama. Yavuze ijambo risanishwa na biriya byo muri Bibiliya ngo Samusoni ntabwo yishwe na Delila, yishwe no kutumvira bakuru. Kubera ko ngo ababyeyi ba Samusoni baramubwiye ngo hano iwacu nta mukobwa wakunze uhari, aho kujya gushaka mu banyamahanga. Samusoni uzi ukuntu yashubije ababyeyi be, yarababwiye ngo uriya niwe nakunze. Kuri Nkomezi ijambo rivuga ngo uriya niwe nakunze ngo ryanogonoye abantu benshi amaso. Iyo urebesheje umugeni amaso asanzwe kurusha uko umurebesha amaso y'umutima, birangira kunogonoyamo amaso. Nubwo kuba mukuru bidasobanura kuba mukuri, ariko kutumvira abakuru bituma ducumura. Wanze kumvira se na nyina yumviye ijeri. Samusoni rero ngo ntabwo yishwe na Delila, yishwe no kutumvira abakuru. Nutumvira inama z'abakuru uzumvira ingaruka. Bajya banavuga ko ngo biragoye ko urugo rwatera imbere mu gihe rutahawe umugisha n'ababyeyi. Burya biriya bintu abantu bakora ntabwo ari imihango gusa, oya. Iyo urugo rwahawe umugisha n'ababyeyi akenshi rurakomera. Uyu mugabo aravuze ngo rimwe na rimwe kuva ku izima bizana ubuzima, cyane cyane nko mu bashakanye. Amakosa mato abaye mu muryango si byiza gutsimbarara cyane, kubera ko kuva ku izima rimwe na rimwe nibyo bizana ubuzima mu rugo. Yaranavuze ngo nta kintu dufite tutahawe n'Imana, ariko nta kimana yaduhaye itacishije mu bantu. Umugenda Imana ikoreramo kugira ngo igeze ibyo ishaka ku muntu ibicisha mu muntu. Abantu rero basuzugura abandi bakibeshya ko bubaha Imana, ariko menya ko iby'Imana yaduhaye byose yabicishije mu bantu. N'umwana wayo yamunyujije ku muntu, Mariya. Imana ikorera mu bantu rero, ntabwo wavuga ko ukunda Imana udakunda umuntu. Uyu mugabo aravuze ngo gukura no gukora birakorana. Hari abantu bakora imirimo ariko bagatangira kuyikora batarakura, ugasanga bayikoze nabi. Kuri we ngo dufite abantu badategereza gukura, akaba yumva yakora nk'ibyo abakuze bakora, haba mu mubiri, mu mwuka no mu ntekerezo. Icyo gihe rero ashobora gukora amakosa. Hari n'abakuze bibwira ko bakuze bihagije bikarangira ntacyo bakora. Abo nabo ngo ntabwo barakura, kubera ko gukura no gukora birakorana. Uyu mugabo avuze ijambo rikomeye ngo uwakugambaniye n'utarakuburiye bose n'abicanyi. Yaranavuze ngo nyuma yo kutabaho dufite kubaho kutazongera kubura kubaho. Aranavuga ngo ubuzima bwo kwigana iteka ryose bugira imbogamizi. Yaranavuze ngo umunyembaraga yifuza gufata isi, ariko umunyabwenge yifuza kwifata ubwe ku giti cye. Yavuze ijambo rikomeye ngo ibiryo bifite amakakama, ibiryo by'umwimerere nibyo bitera imbaraga umubiri. Umubiri wacu twarawuhohoteye. Urebye ibyo turya n'iby'Imana yaremeye umubiri wacu ni ibintu bibiri bihabanye. Yaravuze ngo abantu bazagukenera niba ufite icyo bakeneye. Intego yawe nyamukuru ni ugukenerwa. Nibyo nigeze kubabwira ngo ikintu cya mbere mwene muntu yifuza mu buzima ni ugukenerwa. Shakisha uko ukenerwa, ibindi byose bizakurikira. Uzarebe mu kazi ako ariko kose, uriya ukenewe cyane niwe amahirwe akurikira. Shakisha uko ukenerwa rero, ibindi byose bizakurikiraho. Umuntu ukenewe cyane mu isi niwe uba ugezweho. Uhemberwa gukenerwa kurusha uko wahemberwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Umuhanzi ukenewe cyane niwe uba ugezweho. Umucuruzi ukenewe cyane niwe uba ugezweho. Shaka uko ukenerwa muri buri kintu cyose. Nkomezi yaravuze ngo nukora ibikwiriye mu gihe kidakwiriye,
ibyo wakoze bizahinduka ibidakwiriye. Aranavuga ngo kutamenya Imana ni umuryango urangaye winjiza amahano yose abaho. Mu magambo yose Nkomezi yavuze muri iki gice, munyemerere nyasoreze kuri iri. Yaravuze ngo kubura abagabo nyabo byatumye habaho gutanga abagabo, ngo mu gihugu kitarimo abagabo nyabo bahamye iteka ryose habamo imanza nyinshi. Izo manza zigatuma habaho gutanga abagabo benshi mu manza. Igihugu gifite abagabo bahamye ntihabaho gutanga abagabo. Hanyuma asoza atubwira ngo ibihinda byose ntibikaguhindanye. Ariyo n'amagambo meza cyane, amagambo y'Inkomezi nk'uko ari Inkomezi koko. Aya magambo yagufasha guhindura ubuzima. Iri jambo ryagucitse, reka duhure kuri YouTube channel _TV. Genda ukore subscribe, tuye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.